muraho neza, amahoro n'imigisha biturutse kwa Nyagasani bibane namwe. Nongeye kubaha ikaze hano kuri Amina's Love. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, nguhaye ikaze cyane. Njyewe amazina yanjye nitwa Amina. Nishimiye ko muhora mwongereka yuko muhari ku bwanjye rwose, ni iby'agaciro cyane. Ndashimira cyane buri muntu wese unyereka ko turi kumwe, buri muntu wese wakoze subscribe, agakora share, akalayikinga, hanyuma agatera na comment. Ndabashimira cyane kuko ni mwebwe mutuma ngaruka. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira ku ngingo ijyanye n'uburyo umuntu ashobora gukoreshamo umutungo we mu buryo buboneye cyangwa se bufite gahunda, ari byo mu ndimi z'amahanga dukunda kwita budgeting cyangwa gukora budget. Hagati aho ngaho ndaba ndi kumwe n'umuntu turi bwungurana ibitekerezo kuri ino suje. Ntago ndi bwicare ngo bibabwire nk'uri gutanga amakuru. Ni ikiganiro, muhaye ikaze cyane. Ni umuturanyi wanjye wa hafi kuruta abandi. Ngo haye ikaze. Murakoze cyane ko mpikaze rero. Nongeye kwishimira kubana namwe kuri no platform. Ngira ngo ubushize ubwo duherukana byari ibibazo nkubaza, ariko uyu munsi ntabwo ndizo kubaza, ahubwo tuza kuba twungurana ibitekerezo kuri ino ngingo wateguye nk'uko wabivuze. Abantu badukurikirana se ko batubwiye ngo ugomba kugaragara, gahunda ni ukuguma unganiriza utari kugaragara cyangwa se igihe bakeneye gusara niyo bakeneye cyane. Okay, tuba tubishyize entre parenthèse mu dukubo, uko bagiye batubwira kera tukiga mu dukubo, icyo tuzaba tukiganiraho. Ikintu wenda twihuse, navuze yuko dushaka kuganira ku bintu bijyanye na budgeting. Ese wowe kuri wowe wumva budgeting ari iki, cyangwa wabidusobanurira gute mu Kinyarwanda kugira ngo umuntu utabyumva neza abashe gusobanukirwa ibyo ari byo? Ntabwo ndi impuguke mu bintu bya budgeting, ariko none ntabwo naba ntabwo ndi impuguke mu bintu bya budgeting, ariko none ntabwo naba ingumba yo kugira icyo mbivugaho. Reka nze kugerageza. Hano twagiye tugira reka nze kugerageza kubivuga mu Kinyarwanda. Nuvuga ngo budget ni uburyo bwo gukoresha amafaranga cyangwa se umutungo winjira mu rugo. Hano turimo turavuga ku rugo ko budget ikorwa n'abantu benshi batandukanye. Hari ibigo, igihugu, abenshi bayise ku gihugu. Iyo bavuze ngo budget y'igihugu, ntabwo birangira ku gihugu, birakomeza mpaka bikagera no mu rugo rw'umuntu. Rero ni uburyo bwo gukoresha umutungo winjira mu rugo ukawukoresha mu buryo bufite gahunda. Uburyo bufite gahunda ni ukuvuga gute? Amafaranga araje, ese azakora iki? Akenshi bikunda wenda nko ku gihugu bikunda gukoreshwa mu gihe kingana n'umwaka. Rero mu rugo biba byiza bikoresheje ku gihe kingana n'igihe ubonera amafaranga. Tuvuga urugero, nimba uhembwa buri kwezi, ushobora ati ngomba gushyiraho budget, urugo rugenda rujya buri kwezi kugira ngo uko ubonye ya income yawe yinjira cyangwa se wa mutungo winjira mu rugo, ubu n'uburyo uwukoresha. N'abantu bahembwa wenda buri cyumweru, wenda nko muri bihugu tuba dutuyemo abenshi bahembwa buri cyumweru cyangwa nyuma y'ibyumweru bibiri. Ushobora no gusetinga budget y'ibyumweru bibiri cyangwa se icyumweru bitewe n'ikikorohera. Sinzi wenda uko babyumva, ariko mu magambo make ngejeje ko ubuzima ni uko bimeze. Njye rero ukuntu numva iki kintu cya budget, ni ukuvuga numva ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, kandi mbere yuko mbisobanura mu kuri ntabwo ibintu ngiye kuvugaho si uko ndi impuguke muri byo, si uko mbiziho ubumenyi bwinshi, nta mashuri menshi abirimo. Oya, tugiye kuganira ikiganiro cy'ubuzima busanzwe, cyo mu buzima buri muntu wese, ubuzima nyine tunyuramo bwa buri munsi. Dukomerejeho, njye ikintu mbona kuri budget ntabwo ari ikintu cyoroshye. Wavuga ngo ni ikintu cyoroshye ngo kugikora, njyewe mbifata nyine nk'igihano ushobora wowe ubwawe kwiha. Sibyo, kubera ko wenda uraza gukomeza kudusobanura cyane nanjye mbivugeho.
kuba wakorera amafaranga yawe ugatangira kumva wiziritse umukanda kuri yo y'uburyo yakoresha, urumva ni nk'igihano uba uri kwihamo. Hari n'umuntu ushobora kukubwira ati ni gute ushobora kumbwira ngo amafaranga yakoreshe gutya na gutya ari njye wayakoreye, ari njye wavunikiye ndavuna, ngomba kuyakoresha uko nshaka cyane pe. Rero ni ukuvuga ngo rwose biragoye, ariko nyine turi buze kuganira turebe icyadufasha, turebe icyo dushobora gusangiza abadukurikiye kugira ngo bumve nabo wenda uko twebwe tubyumva natwe. Nacyo bigambiriye uburyo twe tubyumva ntabwo ari ihame, uburyo twe tubyumva njye nawe cyangwa se n'abandi, ahubwo nabo bakadusharinga ibitekerezo, bakadusangiza ibitekerezo byabo, nanjye mbyumva gutya ko wari ubivuze. Ubu se nkawe ni gute wadusobanura bije uburyo yakorwamo muri rusange, ku buryo wenda umuntu uri mu cyaro cyangwa se adafite akazi gahoraho ka buri munsi ashobora kuvuga ati ese wa mugani ibi bintu bireba abantu bagira akazi, ariko ushobora kuba ufite income urumva runaka iza nyuma y'igihe runaka, ukaba wakenera kuyikora bije ukavuga ati nzajya nke spending gutya gutya. Ni ubuhe buryo umuntu yabikora kugira ngo buri wese aze kwimva muri bino bitekerezo twabahaye? Ni ukuvuga ngewe ukuntu ndi kubyumva, mbere na mbere ntago wakora budget udafite ahantu amafaranga azava. Urugero, ushobora kuba ufite nk'umurima ukagenda ugahingamo ibishyimbo, warangiza wamara guhingamo ibishyimbo, akenshi abantu bahinga baba bazi ngo niba nahinze ibintu bingana gutya na gutya muri sezoni n'iyi hazamvamo amafaranga angana gutya na gutya, ukaba ubizi. Hanyuma warangiza bati amafaranga namara kuza, ese ya mafaranga yanjye ninjiza nangahe, ukabyandika. Warangiza ubwo wenda nafatiye ku muntu wenda udafite akazi ka buri munsi kamuha amafaranga ya buri kwezi, warangiza ukandika uti se noneho nkenera iki, wenda nkenera kwishyurira abana ishuri, nkenera kurya, nkenera kwishyura inzu, nabyo ukabyandika. Ni ukuvuga ngo muri rusange budget ni ukureba ibyinjiye ugakuramo ibisohoka, noneho ukamenya uti ese ubundi mu mafaranga mfite hari ikintu gisigara. Wenda tugendeye urugero ku bantu bakora mu kwezi, ni ukuvuga ngo uravuga uti ese amafaranga ninjiza nangahe, ukabyandika. Niba ufite izindi side hustle ku ruhande cyangwa se utuntu washoyemo amafaranga dushobora kukuzanira andi mafaranga ku ruhande, ukaba uvuga uti havayo amafaranga ya n'aya, nabyo ukabyandika ku buryo umenya uti amafaranga yinjira, niba ari mu kwezi wabariye amafaranga yinjira n'aya n'aya. Noneho warangiza ukongera ugafata umwanya wawe ukandika ukandika expense cyangwa se amafaranga asohoka mu bintu ukoresha bya buri munsi, warangiza nayo ukayandika. Wamara kubyandika niho noneho umenya uti ese hari igisigara. Nibwo noneho utangira gutekereza niba wanasevinga, nibwo noneho utangira gutekereza ese amafaranga yose nkorera nyine abafite mbega ubuze uburyo yasohotsemo. Ubundi rwose nge ku kijyanye na budget wenda turaza kugenda tubivugaho, ariko nyine ntago bikwiye ko ushobora kuba ukorera amafaranga sibyo, noneho umuntu yakubaza ugahita uvuga ngo reka ngo amafaranga yose ahita ashira. Si uko hatarabo bibaho, hari abo bibaho umuntu akora amafaranga yose agahita ashira. uvuze ko kanuranye ufutsa wenda komeza ntabwo ndi buze kuguca mu ijambo, ndaza kuvuga numara gutanga igitekerezo cyawe. Okay, warumbashije ku bijyanye n'uburyo nyine umuntu yakora mu budget. Ni ugufata income ugakuramo expenses zawe, hanyuma warangiza ukabyandika, ukandika income zawe, ukandika expenses zawe, warangiza ukaza gukuramo ukareba niba hari igisigara. Icyo gisigara nicyo noneho umuntu yakubaza ati none se ajyahe, akaba yasigaye nyuma ajyahe. Ubwo watubwira utarabyibagirwa ibyo akantu uvuze kanyibutsa bijya bikunda kuba. Urumva twese ukuntu tubaho mu buzima, nta muntu utifuza ko
urugo rwe rutera imbere cyangwa se famiye itera imbere. Ikintu bita inyatsi urakizi? Ujya ucyumva? Uzi icyo ari cyo se? ase baraziroga. Ari umuti wanjye nuko nashaka umuvuga izina ijya avuga ati nimba inyatsi ibaho nawe ubwawe nta mafaranga ifite inyatsi, ati ko nawe yiyabaje ntayo yaguha. Uvuga ngo inyatsi ni iki? Inyatsi nyine ni ukutagira gahunda yo gukoresha ibintu buhoraho, mbese uburyo washyizeho wowe, buri wese ashyiraho uburyo bwe, ariko icyo turimo turibandaho ni uburyo we washyizeho. Nimba njyewe ninjira amafaranga 2,000 mu kwezi, 500 mu kwezi, ni ukuvuga ngo ushatse kuvuga ngo inyatsi nyine ni ukuvuga ngo umuntu udakora budget y'amafaranga ye yinjiye nta aba agomba kugira inyatsi. Exactement, mu yandi magambo kudakora budgeting y'urugo egare inyatsi. Uko bizagenda kose murabizi abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo amafaranga agira impfu nyinshi, ariko izo mpfu natwe tuzigeramo uruhare. Ugasanga ku munsi ujya ubona utu video dutoya bajya bakora, bagakora nka moto irimo iragendera nko 300 mu isaha iciye, bavuga ngo ni umushahara. Urumva ngo umushahara ukuntu uza nk'akanyamasyo, ariko wagenda ukagenda nk'umurabyo. Nta kindi kibitera, ntabwo warasetinze ibintu bigira gute byo kugenderaho. Yandi magambo rero nicyo nesha dukuvuga, uvuza akantu ndibuka ugasanga umuntu akorera amafaranga yagavuga ati nta n'ikintu kimwe gisigara, yose aba yarashize. Mu by'ukuri nta kintu kizima yanayakoresheje, ahubwo kumva ko ari kubaho uyu munsi, ejo ibyejo nyine niba nimba amafaranga ayafashe arava nejo n'umukozi utabazampemba bazaguhemba, ariko uri muri regagiza ikintu kimwe, ntabwo ufitanye gahunda nabo. Hari igihe ushobora gucya mu gitondo boss avuga ati warakoze kwitangira iyi kampani n'utukeneye abakozi zongera tuguhamagara. Icyo gihe kigeze nibwo wibuka ko wari ukeneye gukora, wagombaga gukora budgeting, ugashyiraho imirongo ukoresheje amafaranga yawe. Nakunga ko nibutse ndavuga ndaza kukavuga, ariko abantu rwose mufite ikibazo cy'inyatsi nizere ko musubishwe. Nta handi hantu inyatsi turuka, naho ngaho abantu bafite ikibazo cy'inyatsi tuvuge ko nta nyatsi ibaho. Nta nyatsi ibaho, inyatsi nitwe tuzikururira, nitwe tuyikururira tukayita n'izina. Keretse ahubwo wenda tuvuze ngo mfite inyatsi, wenda warabuze akazi. Ntabwo bari inyatsi, ahubwo igihe kiba kitaragera. Ikintu ugomba kumenya, nta nyatsi ibaho nyine. Inyatsi ni ugukora ibintu bitafite muri gahunda, cyangwa se nta nyatsi iba muri rusange. Ikindi kintu ndi kwibaza, wenda turaza twembi kugitangaho igitekerezo. None se mukuri ngiye ko nabisobanuye, sinzi niba wowe wabyumvisha. Ibintu bijyanye na budget ni ibintu byoroshye nyine, ubuze amafaranga kenshi nta muntu wavuga ngo ntagaze mukuri amafaranga yinjiza, sibyo? Ubu yaza ubuze uti 100 ryanjye bazarima mu kwezi niryo nkorera, ukaba unaza uti inzu nakodesheje ni wowe ujya kuyirisabira, wenda nyishyura 25, namara kwishyura 25 wenda ku kazi njya rimwe. Ibyo byose ububizi. Mukuri ubona ari iyihe mpamvu bigorana nyine gukora byinshi? Hari akantu ugeze gutangiraho, ugeze kuvuga mbere, uravuga ngo ni nk'igihano. Ndagira ngo mwize ukuri ko hari mu by'ukuri abantu ukuntu duteye, iyo umuntu amaze gukorera amafaranga ntabwo ajya atekereza ku mvune yayagiriye ari kuyakorera. Hari akantu nigeze gusoma, aravuga ngo nimba akazi ukora katagusaba ubwenge, sibyo, kakaguhemba amafaranga makeya, ntikagusaba ubwenge gutekereza mu mutwe cyane, kaguhemba make ariko kandi kagusaba imbaraga, ntuzakore ikosa ryo kuzana ubwenge muri ako kazi, ahubwo ubwenge uzabuzane ku mafaranga kaguha.
sinzi niba urimo urabyumva Ndabyumva. bango nimba akazi ukora katagusaba ubwenge nta hantu bagusaba ubwenge ku kazi ni ukugenda bishobora tuvuge urugero, kurangira uri bo, kugakora nta bwenge kagusaba n'amafaranga ukayakoresha bitari mu bwenge mu by'ukuri nta kazi kaza kuko udafite ubwenge hano tuvuga ntabwo ari wa wundi bw'ibanze hari utuzi tuzi nyine bisaba ubwenge cyane aho ati kubuza imashini kubuza kuvanga ibintu amaproduit nyine ibintu wize mu kwezi hari akantu kigeze kunyanspira n'umuntu wakambwiye ni famille runaka twatimo turaganira ku bintu by'amafaranga numva uburyo bakoresha amafaranga numva buranyanspira buragorana ariko ku rundi ruhande ni umuti urura yarambwiye ati umugabo ukuze kandi ufite n'uburyo abayeho kandi byose abikesha kugira gahunda simvuze nzamuvumba iki kiganiro nzahita nyimusharinga azahita yimenya turabura gukinisha cyane we na madamu baratubwiye bati income yacu uko yaba ingana kose yaba iyanjye n'iya madamu tubishyira hamwe hanyuma tukabigabanyamo ibice bitatu ndagira ngo mwumve ibice bitatu yambwiye ubwo impamvu nkavuze gafite aho gahuriye na budgeting ngigabanyamo ibice bitatu igice cya mbere saving arambwira ati hano gusavinga ni nk'umuti tugomba kunywa kugira ngo dukire indwara cyane ariko ni nabyo saving ni umuti kinini kirura turaza kugaruka uko ugikora abantu mudiyakide cya kinini mudiyakide cyangwa se kororokide nimba zikibaho arambwira ati ikintu cya kabiri dukora dufata ikintu bita dépenses zose ibintu byose bisaba amafaranga mu rugo byose tutakuyemo na kimwe harimo gukodesha harimo kwishyura abana ishuri harimo kwishyura abakozi bafasha mu rugo harimo ibintu byose bya bindi amafaranga dutanga kugira ngo tubeho mu buzima bwa buri munsi tukaganyamo igice cya kabiri ikindi gice cya gatatu ari naho wenda sinzi nimba uzategura n'ikiganiro ikintu bita sociale ahanga sociale bivuze iki bivuze kujya mu mipira kampere ku bagabo kujya mu mipira urumva kujya gusangira n'abandi bagabo ni ukuvuga ngo amafaranga yabo aba arimo ibice bitatu saving dépenses zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi za buri munsi aho bavuga na sociale ubwo hazamo gutwerera kujya mu mupira kujya muri kitchen parties umurana kubaho no kubana byane byose umuntu akenera kubera societe abanye nayo gutabara ntago mva nimwe bwatingiza ikibazo madame ararwaye byane byose bya sociale bakabiharira ikindi gice arambwira ati muri ibyo bice bitatu nayo nkubwire ko tujya dushaka no kuvugana nabi kuko ubusanga ngende baravuga nti rwose ugasanga amafaranga twageneye dépenses mu rugo ndashaka gukuramo amafaranga kujyana mu sociale ntibishoboka sibyo icyo nari mbivugiye rero nuvuga ngo iyo wakoze budgeting neza ikintu igufasha niki igufasha gusavinga neza mukuri hari igihe umuntu aba ibyo bintu byose wavuze pe ari byo washobora kugira igice cya saving sociale na ntuza zisanzwe na expenses zisanzwe zindi ariko hari umuntu ushobora kugora njye numva uramutse bikugora nanone ushobora gufata amafaranga yawe ukayaca mu bice bitatu akenshi niba baguhembera kuri konti ushobora kugenda ukajya kuri banki ubitsamo amafaranga yawe warangiza ukababwira uti aya mafaranga 20% muzayafate muhite muyashyira kuri saving ntakugere mu ntoki hanyuma warangiza ukongera ukavuga uti amafaranga aya naya nanone muzayagumishe hano kuri checking niho bazakata ibintu byose ukenera kwishyura cyangwa niba ujya no kuyabikuza ukeneye kwishyura umuntu ubereye mu nzu hose ukayakura kuri konti imwe y'ibintu byose hanyuma warangiza ukagira n'andi mafaranga ku ruhande wenda nk'10% niba ari 100%, 70% y'amafaranga yawe ukayashyira muri expense muri checking account mu bintu nyine ukenera bya buri munsi yego hanyuma 30% ukagabanyamo saving na emergency wenda emergency tukaba ariho dushyira na ya sociale byabitwaye je numva ari bwo buryo umuntu yakoresha bworoshye ukavuga uti umushahara wanjye tuvuge ni 100,000
70% bijya mu bintu bya buri munsi angana n'ibihumbi 70. ibihumbi 10 bijya ibihumbi 10 bijya mu gasanduku ka sosiyale n'ibintu nzahura nabyo bintunguye ntazi byari. hanyuma 20 ndanyabika nyabikira ejo hazaza. Je numva ari wo mwanzuro twafata. Ntabwo ari umwanzuro nicyo gitekerezo cyane. Ni nayo ntuza ikiganiro ntego yacyo kuvuga ngo ni ubuhe buryo umuntu yafata budget akagenda agabanya iby'amafaranga azakora ariko ibyo twise budget. Ubivuze neza rwose. Nimbuye mu 100 vuga uti ibihumbi 70 twafata ibihumbi 100 niyo wenda bita biza kumvikana. Ibihumbi 70 azajya ajya muri za gahunda zo za buri munsi, kwishyura inzu, kurya, kwishyura ishingwe, kwishyura umutekano, urumva byose bikajya mu 70. Ibihumbi 10 bya bintu biza bigutunguye. Umwana wa kana kamutonya yagize ikibazo mukeneye kumusapotinga, kana kagize ikibazo nawe ugize umuvandimwe akoze ubukwe kuko ibyo bintu bigutungura ntibihoraho. Uko amafaranga ugenda uyabika aba menshi. Ari naho twahereye mu kuri rwose mu rwego rwo kuba smart, sibyo? Ntihakagire amafaranga yinjira mu mufuka wawe cyangwa mu rugo rwawe nguyakeretse nguvuge ngo ni igiceri cy'ijana. Bigomba kwita bijya muri ubwo buryo cyane cyangwa ngo ni ibihumbi 10 se bitakora n'iki mukuri. Ntago yabiryoshye ku mugani wabo, ntago yabiryoshye. Hanyuma andi 20 kajya gute ukayashyira muri saving. Vuga ejo se ninkenera ko nimbaraka nkeneye gura kano kanya nkabona afite amafaranga yako nzayabona ne. Savinga uko ugenda uyasavinga agenda agwira. Uyu munsi rero ibitekerezo twari dufite kuri iyo ngingo ni ibyo ngibyo. Reka twizere yuko mwabikunze. Nshimiye cyane umuntu wamfashije kuganira kuri iyi ngingo ijyanye na budget. Namushimira cyane, nawe ndabashimira cyane ko mwadukurikiye. Ntimwibagirwe gukora subscribe, share na comment. Hanyuma uburyo muzaba muri kubyumva muri comment duhurireyo mutubwire ukuntu mwebwe mubyumva, kandi ni haba hari na couple rwose iteguye turi tayari debate tukumva uburyo abandi bantu babitekerezamo, natwe byatugira akamaro, hari icyo byahindura kuri twebwe. Murakoze cyane, bye.